ya mpano yahise ajya kurega bariya bantu muri RIB niba ubyibuka nibwo Pazzo ngo nawe yagiye kwishinganisha yitwara muri RIB. Pazzo baramureze ajya kwishinganisha nawe ntabwo tuzi iyo yabikuye. Ibintu bya mpano byarambabaje Dumba sinkubeshye no kuri live cyakubabajemo cyane ko ya mpano niki cyakubajemo cyane ko video idasebanya bijyanye n'imitekerereze yanjye ndibaza ko Jihad afite RIB yashoboraga kumushyiramo imiyaga kubera ka kantu nakubwiye ko kuba Jihad telefone isiye sibo muntu wa mbere video yagezeho ni ukuvuga ko iyo RIB nayo ifite ubwenge bwo kuvuga ati urabizi ariko se wamugane uno Jihad atandukanye he n'uwundi muntu wayibonye atandukanye bishobora kubibona ariko bafata amasaha Jihad yayipostingiye bagafata n'umunsi video yasakaye na statiye denja ishobora gukora muri muri societe noneho bahita bongeraho akantu ko kuba Jihad adakunda kwicisha bugufi imbere y'ubuyobozi. Hari ikintu utari kumva hano rero kanze nkubwire wowe ikintu no kuvuga ngo this is the lucky ko mwirwa kuri Instagram umva uko itegeko rivuga. Ndumva mujye mwibuka ko iki kibazo cyo gusakaza ubwambure n'amashusho y'urukoza soni ibi ni ibintu twahostinze beat yari murangira inshuro 3 mu nshuro ebyiri na hostinze beat yari murangira namubazaga kuri iki kibazo cyo ki cy'amashusho y'urukoza soni kuko twaribazaga tuti ni gute umuntu wifashe video urimo kunyumva uwe bamureka akidegembya hagakurikirana uwazisakaje izi saga Dumba nuza gukurikira ibuka saga mazeho hafi cyumweru cyose ya Moses yashize akabuno ke hanze bari kumurongora Twahirwa RIB baramvugishije baravuga Godfather bankubita icyo bita igazeti ya leta baravuga ngo dore ingingo ya 38 iravuga ngo kwifata amashusho ntabwo bigize icyaha gusakaza amashusho y'urukoza soni nibyo bigize icyaha. Uyu munsi turi kuvugana urukunyumva hagize umuntu usharinga iriya video ya mpano ubu turi kuvugana uyu munsi hagize umuntu usakaza iyi foto cyangwa akayipostinga none turi kuvugana uyu muntu yahanwa nkuko Pazzo ari guhanwa bivuga ko ari we nyirabayazana wayipostinze ku munota wa mbere. That's my charger, it's working. Urimo kunyumva so hahanwa umuntu wese wasakaje itegeko ry'u Rwanda rihana umuntu wasakaje amashusho y'urukoza soni mu ruhame. Unyumve neza cyane aya masagize undi muntu bigaragara ko yayishe yarinze uyu nguyu aragenda bamushyire mu gatebo kamwe na ba Jihad. So ikintu twonguye niba uvuze ko Jihad yayipostinze kuri WhatsApp muri ririya joro niyo mpamvu ya mpano yabyutse mu gitondo ajya kumuregana nande ajya kumuregana na Pazzo kuko wibuke ko twakoze niba byarasakaye ninde muntu wa mbere wayishize ku nkuta cyangwa wayishakaje bwa mbere. So uri kumva ya mpano yagiye kurega umuntu akeka nyirabayazana wayisakaje bwa mbere hanyuma ashyira arega n'umuntu wayishize mu ruhame bwa mbere. Aya masaha niba wakurikiye urubanza rwabaye yesterday urubanza ntabwo narukurikiye K John dosiye ya K John na Pazzo ni imwe na nimero ya dosiye ni imwe icyaha ni kimwe bari kuregerwa hamwe. K John yamwigaramye aravuga ati ndashaka kuburana njyenyine turi kumwe yigaramye nuza yigaramye Pazzo ati ndaburana njyenyine sinshaka kuburana na nyirabayazana kuko ni waduhaye video bwa mbere. Sinzi no kubyumva niko bivugwa n'umunyamakuru wagiye ku rukiko ejo kubivuga ku buryo K John ejo we yavuze ngo yewe nikimenyimenyi jewe niteguye kuburana nonaho nta n'umunyamategeko ntanzi ndaburana ntanga ubuhamya by'uko byagenze nyirabayazana watuzaniye video nguyu
abaramutanze so Pazo ati reka da ntabwo niteguye kuburana nkeneye umunyamategeko nige n'urubanza so ubugenzacyaha buraza gutandukanya dosiye cyangwa ko bari bahaye dosiye imwe bivuze ngo niba ari uko bimeze umuntu bita Kejoni yabaye ikigwari ubu Kejoni yamaze kutaba mugenzi we mu nama urukunyumva aravuga ati genda ubambwe wenyine ni wewe wabizanye nta hantu nigeze bisakaza ndakubujije urimo kumva Kejoni yabaye snitch ari gusama amagara ye kandi ari kwemera akabambanwa nishumiye so iyo basamye bacumugane mu Kinyarwanda iyo basamye amagara hejuru rumwe asama iyo batereye amagara hejuru rumwe asamaye kamubwire du ubushize urukumva uzi ko habayeho no guterana amagambo munyereka ko yampano yakoze amakosa mumbwira n'amakosa ya yampano urabyibuka Pazo aza yanushije umunwa Pazo yakurusha ariko rero ibyo bintu ugenda cyabihagararaho ibintu Pazo ngewe ntago Pazo muvugira niba Pazo nanjye niba Pazo really ari we ya sharing the video akayikura muri telefone ya yampano yego agomba kubihanirwa tu yego ngewe ikintu nari ndimo ndavugira kuri Pazo navugiraga muko bakoranaga na yampano iki kintu ntumvikanye naho Dumba ntumvikanyeho nawe ubuhemu yampano yari gukorera uriya musore aya masaha reka tumuvugeho kuko ari mu maboko atari kandi arimo gukekwa ntabwo ndibuze kumuhamya ntabwo ndibuze kumukira urwa Pilato ngo niwe wabikoze ariko niwe wafashwe niwe aya masaha uri gukekwa kandi n'abantu barenze umwe turagendera ku bantu batanze ubuhamya Njuga yatanze ubuhamya ko yiboneye video bwa mbere n'amaso ye inde Njuga yiboneye video bwa mbere n'amaso ye ayihawe nande ayibona ntabwo yayihawe yayibonye muri telefone ya Kejoni na Pazo bari kumwe untega amatwi Clapton Kibonge bagiye kurya umuceri yayiboneye kwa Clapton Kibonge bwira abantu bafunguye iyi account ya indi cyashya ndashaka kutangira kuyihosta bamaze kugera ku 500 kandi atari bakeya bafite 400 bayifollowing mu following account mu following account ya Godfather ntacyo utasabiriza follow amafaranga ibintu byose mu following Godfather kuri account yingiye ishaje nawe ni uwacu senya munsi byari kwa ngombwa kumanza kunshuriraho kapfa we ko ndi kuri pano yawe nigeze mbona n'agatima na follow aha ndashaka ukurike kino kintu nani Dumba ariko kuko bagira ngo mfita karimi nk'akabarozi bavuga ngo mvuga ku muntu bakamufunga urabizi maze kuba 2 3 4 nsigaye narifashe singiye kuri gicibwa muri societe kuko uwo mvuzeho ariko ikibazo ntabwo ari uko mba navuze nuko mba navuze ibintu by'ukuri biriho kandi urabizi kuri kose ntabwo kuvugwa muri iyi case rwa rucabana Dumba byari rucabana I have no issue with anybody ariko nuza kwitegereza iriya case Dumba ibintu byose yampano yari gukora unyumve neza cyane ubuhemu yari gukora Dumba mani hari ikintu udashobora kugeza kuri mugenzi wawe bro ahangaha ni hahandi havamo ubumuntu ukaba wafata n'icyuma gukorera mugenzi wawe yaguhemukiye ukamwica ukamuvanamo ubuzima uyivuga umuntu agomba gukoresha common sense ntabwo wafata ikintu nk'iki ngiki ngo ugiye guhemukira mugenzi wawe cyangwa ugiye gukora revenge kuko yaguhemukiye ukora ubunyamaswa nk'ubu hari umuntu bwamaze gutakara ofete Pazo n'iryo kosa yakoze exactly Pazo niba ariko nanone ntabwo urubanza baranumukira ntabwo nanone nshobora guhamya ko Pazo ari we yazisakaje turi kuvuga ko ntabwo turi kumushinja ntabwo turabacama turi kumushinja ariko niba Pazo ari we yasakaje izo video ari we yakuye video muri telefone ya yampano agahita zisharinga Pazo iryo kosa yarikoze kandi agomba kurihanirwa kandi ngewe nk'umuntu urumva ngewe nk'umuntu yamuvugiraga
abantu batangiye guca muri goro yanjye murimo murakora ibintu bizima we baga promota wavanye izo ndabo ugashyiramo ugasetinga gori fatika baga promo abantu muri hano murimo muracyareka ariko muri setting goro nice settings mwayibona urumva ntabwo tuvuga ko mpamya ko ariko niba ari we Pazo yego yakoze amakosa kandi agomba kuyahanirwa kandi nubwo uri inshuti yanjye ngewe nanjye warambeshe nanjye warambeshe reka ngewe baranzi nanjye meze nk'umucamanza uraza ukazana ibintu byawe inde wakubeshye Pazo yarambeshe yambwiye ko video atigeze ayibona atayizi ngo yayibonye nk'ibofite yarambeshe ngewe bijyanye n'ibindi bintu barimo baravuga cyangwa ikintu cyababaje muri ibi bintu Dumba ikintu cyakibabaje muri ibi bintu mani hari ukwica umuntu ariko ukamwica uhagaze uyu mutipe wibuke ko wabanje kumukorera ibikangisho sinzi uri kubyumva erega ntabwo ejo bundi yagiye kurega muri ribu gusa yagiye kurega umunsi erega abantu bwa mbere umuntu yampaye ira screenshot yari K John narabivuze mbere ama screenshot ya video arambwira ngo nitanga amadolari 100 urukunyumva ngo nitanga amadolari 100 agwe video ngo Pazo ampere viti Pazo ampe video umekumva arambwira ati ni inkuru niba ufite amadolari 100 Pazo arayiguha nahamagaye Pazo urimo kunyumva avuga ati Pazo ibi bintu nibyo ariko ntabwo papa yanjye na objective yanjye nagira ngo nkumire hakiri kare Dumba nahamagaye Pazo ngira ngo yakubwiye ko wabonye ko yahise nandakarira yarakuburotse kumazana namburotse aravuga ati iyo video oya ariko ntekereza kuko we urukumva arabizi buriya umuntu abaza umuntu yarabizi ko ntari kwemera ko bira bintu nicyo nabishakiraga kuko nibuka ko kuri pano yanjye yaraje aravuga ati Godfather wowe wanyirukanse ushaka kumfungisha do you remember so we mu kuvuga ko yavuga ati washaka kugira ngo nguhe video inturukeho bamfunge ko nzi ko utabyihanganira wari ubyamagana kandi uvuga ko source ari inge okay sinari kubikora nari kumukora nk'ibyo banjuga bamukoreye banjuga batanga uhamya bavuga ngo bakimara kubona iriya video muri telefone ya K John ni ya Pazo babasabye kuyisiba K John arababwira ati ngo nibyo ngo kanyisibe urimo kunyumva tuzi kubyumva ariko ngo noneho Pazo ngo no mukureba iyo video urimo kunyumva ngo yitandukanyaga nabyo agasubira inyuma kugira ngo atagaragara nk'umuntu wayihaye K John mfite amajwi K John ari kumwe ngo nimpereza amafaranga oya Godfather ikibazo cyawe urakizi uvuga ibintu ntuzane proof ngo ufite amajwi ari amatwi reko se muretse gato yankwereke ndikukubwira amajwi yazanye wait a second okay ntabwo hano let me show you ntabwo hano tuvuga ibintu bidafite proof sibyo ntabwo ndi mu rubanza ndakubujije nta nubwo warantumiye ngo uze unsabe ibimenyetso turimo turuganira ndanakubujije none se uravuze ngo ufite amajwi ega amatwi kiri kijya mfa nawe ngaho tugende ukunyumva ntabwo niyavuze ngo ayo majwi twaravuga iki K John aravuga ati mani mutemo aragutamo mutemo ibiceri arayigutamo video arayifite aho ngaho uzi ngo ni ryari igihe hasokaga ya screenshot before urimo kunyumva igihe hasokaga ki screenshot ya mpano yahise ajya kurega bariya abantu muri ribu niba ubyibuka nibwo Pazo ngo nawe yagiye kwishinganisha yitwara muri ribu Pazo baramureze ajya kwishinganisha nawe subiramo ko atari afite video kubera iki yamburutse ko atambwiye ngo ntayafite akandeka
yavuze ngo washaka kumufungisha. No, gute rero Ibyo wari wabwiye okay bake John mwari mwaganiriye iki? No sense umbabarira imbere icyo cyo telefone uje wigira umucamanza naganira iki sinabo so iki giki rero tugarukirano gato nitugaruka kuri point Dumba erega biterwa wofete aba bantu b'i Kigali hari ikintu kimwe utabaziho. Aba bantu b'i Kigali iyo barangije ukuntu twebwe tuganira nabo siko baganira iyo bari hagati yabo. So uri kumva ntekereza ko uri kumva baravuga ati rero mu bantu bashobora guteroretinga bino bintu erega babazi bura Dumba bafite uko bakuzi bafite ukuntu bandi bafite ukuntu bazi undi muntu turi kumwe. Niba banjuga barabasabye kuyisiba jewe iyo nyibona ntabwo nari kubasaba kuyisiba nari kubategeka kuyisiba siri mukubita kintu so urukumva rero nk'abantu bazi niyo mpamvu muri wo mu mutwe we muri background ya Godifata afite urimo kunyumva ni yuko kubona iyo video egare kumufungisha siri muri kubyumva we akavuga ati Godifata aramutse abonye iyi video nagira gute nafungwa ariko si mpamvu niki nanga karengane nanga umuntu ushaka guhohotera undi muri ako kageni niyo mpamvu we cyage yaje akavuga ati wanyirukanseho Godifata washaka kumfungisha none se Dumba kuma video bihuriye kunyereka video bihuriye no kumufungisha ariko kuko bazi ko muri iyo image sindi kwishaka kugira ngo nyirebe ndi kwishaka kugira ngo nyamagane nkumire hakiri kare ingaruka zitaba nukuri ko Imana muri kiriya gihe nicuza impamvu ntatanze iyo $100 ngo ndebe niba iyo video koko ihari ariko impamvu ntabishyizemo imbaraga natekereje ko bari gutwika kuko naje hano kuri live nabaza ngo eske hari indirimbo igiye gusohoka noneho aba batipe kugira ngo babicogoze urukumva bamaze kugenda inama nabanjuga barambwira ngo yampana agiye gusohora indirimbo byambura agaciro gute ariko yo bimenye nari kubikumira bro nari kwishana n'amafaranga nkamenya ko ihari nari kubikumira ngira natekereje ko ari agatwigo cy'indirimbo kuko niko batureke komeza ijambo ryawe n'ikiganiro. Aha minwa ya cyamuntu cyari minwa so rero hagati aho ngaho akaba ariyo mpamvu Jihadi bamufashe baramutwara kubera Jihadi niwe muntu wa mbere mu bantu ba mbere izo tariki video yagendeyeho hanze yagize ariko nanone nkaba nimo ndakubwira ibyo nari nimo ndakubwira ati ubundi ribu abayobozi bacu ibintu hano tuba dukora ku mbuga ni byinshi cyane by'ibyaha hano ku mbuga dukoreraho ibyaha byinshi ariko abayobozi bagahita bavuga ati oya icyo ntabwo dufite uko twakireka reka gipase n'ikindi tukavuga ati icyo tuvuge ko twakireka reka gipase nta urumva ko nibagenda bafata abantu gutyo ibintu bishobora gusanga abantu bose babataye muri jail. Ntabwo ndi kumwe n'abaho ngaho ku mbuga hakorerwa amakosa ntabwo hakorerwa ibyaha Dumba atandukanya amakosa n'ibyaha. Ibyaha ni icyaha gihanwa n'itegeko gifite ingingo ihana icyo cyaha wakoze. Mbwira ibyaha bihano kuri uvuga ati iki cyaha kirakorwa cyane kandi ingingo igihana niyi. No, hano nemera ko twakorera amakosa ntabwo twakorera ibyaha. None okay, iyo posting the video okay. Ngambo bwana noze. Nose reka nkubwire abantu bose barimo barapostinga video ya mpano right now barimo barayisharinga no n'ubu ngubu hari umuntu usharinze video ya mpano urabyemera kumbuga ubu ngubu turimo turavugana n'umuntu WhatsApp status arimo arayisharinga video ya mpano okay urabyemera yes or no kuzihana ariko mu DM kuzihana yego kandi uko kuzihana ni icyaha mu itegeko nyarwanda ndabeshe yego niba ari icyaha ni ukuvuga ko abantu benshi i Kigali barimo baragenda bazihana ndabeshe ubu ngubu apana i Kigali gusa n'ahandi hose yego ariko kadufata i Kigali kubera ribiri i Kigali yego ubaro baragenda nukuvuga ko ribu ubu ngubu ribu nanone ibishobora guhaguruka ikagenda ishaka abantu bagenda bazihana ndabeshe ibyo ngibyo biteri murangira yarabivuze ejo bundi
aravuga ati ntabwo turi buhagarare, iperereza rirakomeje, umuntu wese biri buze gufata tuzabafata bose uko baba bangana. Uyisakaza uyu munsi n'uwayisakaje. Komeza. Ku buryo abantu 10,000 bose baza kubafata. Niyo mwaba 100,000 ntabwo mwaba benshi barenze itegeko. Leta nini kurusha abantu. Rero Godfather, hari ibintu bimwe uba ugomba kuvuga uka making a sense. Nk'icyo ntabwo ikiza ku making a sense ku bantu. Making a sense, ndakubwira uburyo ki making a sense Dumba. Ku buryo okay reka mbwire estimate, we estimating abantu bashobora kuba barasharinga video ya Mpano i Kigali, bicaye i Kigali. Bashobora kuba ari bangaye. No muri comment mubambwire. Abantu wibaza ko bashobora kuba barasharinze video ya Mpano mu matelefoni yabo i Kigali. Muribaza ko uwo mubare ungana gute? Dumba mva kubwira ukuntu making a sense. Itegeko na leta ntabwo yiruka. Baravuga ngo ese barabayora bashiye mu zihegereza. Oya. Impamvu muri Amerika cyangwa muri Canada ukora icyaha ukamara imyaka 10 uri pending kandi uzakibazwa. Uzi impamvu? Nuko bafite ibyaha byinshi badiringa nabyo. Ariko nukuvuga ngo we muntu uri aha ngaha uvuga ati abantu ni benshi cyane nge bazangeraho ryari. As long wamaze kujya muri database bigaragara ko wakoze icyo cyaha. Hashira imyaka 2, hashira imyaka 5. Dosiye yawe izageraho bayubure baguhamagara bakubwire ngo muri 2035 bavuge ngo 2025 washarinze video ukoresheje iyi nimero hari tariki iyi n'iyi ngwino bazwe bino bintu. Ntabwo itegeko n'icyaha gisaza. Komeza. Ntabwo libre rero yabivamo kugira ngo ugende ifata buri muntu wese uri i Kigali yasharinze video ya Mpano kandi ari icyaha koko. Rero niyo mpamvu nkubwira nk'abayobozi hari ibintu bareka bigacaho. Urumva bari bareka abayobozi bakavuga ati bigacaho. Ni nayo mpamvu n'ubu ngubu tukirimo turavuga ngo fata ku mavuta, ikintu cyamufungishije ntabwo cyari gikomeye. Cyari gikomeye. Wowe niba uri kuvuga ko ikintu kitafungishije fata ku mavuta cyari gikomeye. Ni nayo mpamvu reka ngushiremo kandi kandi. Ni nayo mpamvu abandi bantu bavuga ati baguma bavuga atese kubera iki Kasuku batamufunga. Ubu ndimo nasaringa question nziza abantu benshi mu ntabwo Gasuku hari ikintu uwitiranya. Reka nze nkubwire hari ikintu mujya mwitiranya. Impamvu bafunze reka nkubwire impamvu bafunze fata ku mavuta ni nayo mpamvu badafunga Kasuku. Ku mitekerereze yanjye sobanurira rero gute rero nukuvuga ko Kasuku ni inshuti n'umwana n'urukundo rw'amategeko ya leta. Ikintu cyose kijyanye n'amategeko ya leta na leta Kasuku agihobera gutya. Kasuku abayobozi baramuzi ko abakunda. Kasuku yikundishwa ku bayobozi. Kasuku aba yarwaye ku buryo ntabwo nemeranya nawe. Aho wakoze ikosa rikomeye ntabwo itegeko rigira inshuti. Uburetse Kasuku mubwire Dumba niba ari none ntabwo itegeko none niba umbwiye gutyo ko ari inshuti y'abayobozi akaba ari inshuti, ntabwo itegeko riri mu maboko y'abayobozi. Ntabwo mvuze ko ari inshuti y'abayobozi. Ariko Kasuku yereka ufite agafungura agashino k'umuntu akakamuha adafatije ku itegeko. Urumva adasuzuguye ubuyobozi. Umuntu atereka kamera gahita avuga ati njyewe ntabwo nzongera kwitaba RIB. Uza ahantu biriya yakoze ariko imagine umuntu uvuga ari ku ntebe i Kigali ati njyewe ntabwo nzongera kwitaba RIB. Nanjye ahangaha umuyobozi wa RIB ndavuga icyama kigakora gakosa gatoya niyo kabara katari gatoya mwereke hano uretse na biriya ntabwo ngibyo ntabwo ari byo yazize kuko dufite urebye Dumba nk'amagambo yakoresheje kuri Pamela urukumva ni ibintu bigize ibya discrimination. Ntabwo avuga ngo umubyeyi umudamu w'umugabo ngo nagenda azamure intuza ngo yerekane ko yatwite ngo umugabo ntabwo amuterera. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byagombaga kwihanganirwa. So tuje tuvuga ukuri ngaho hibaze iyo harassment ni discrimination. So ntabwo ushaka kugenda hariya ngo ni abuse iteye ubwoba nubwo abantu batayo uburemere bwabyo. Dumba y'amasaha uri umubyeyi ufite umudamu umuntu akaza akavuga ngo ntabwo Dumba atera inda. Wowe mugore wa Dumba ngwino kuri kamera werekana niba utwite. Come on brother. None se ngewe ko banyita umupedi ndara ncumitagura nibanyita umupedi hano buri tugaruke gato ya rero hari ikintu uri kuvuga kimwe kinga sense ariko nashaka kugira ngo ukomeze kuvuga
kuko ntabwo ndabona nta ntuzirimo kuvuga ko ntabwo ushobora yaha ngo kuko ufite niba ari ibyo ngibyo none hanyuma abayobozi ntabwo twabonye Gasana ntabwo yayoboye polisi y'igihugu cyose si General Furu ntabwo itegeko ntabwo rigira santima niyo mpamvu n'umuntu rimuvana mu nzego none se nta bacamanza bafungwa kandi bafite itegeko mu ntuza nta bacamanza bafungwa se kandi bafite amategeko bayaholdinze bayafashe akabagonga akabafunga ntabwo itegeko rigira santima itegeko ntabwo rireba umuntu rireba itegeko ridiringa n'icyaha niyo mpamvu ukoze icyaha wabuze itegeko utarizi itegeko rigonga icyaha bro so ibyo ngibyo rero kumbwira ngo gasuku aya masaha umuntu amanutse i Kigali akagera agamutangira ikirego yateguye ibimenyetso ibyo uri kuvuga wabona ko bahita mujugunyamo aya masaha ngo dufata ngo kubera ngo nyirago cyangwa no bagushyiramo ahubwo bavuga ngo Gasuku afite imitego yatega urimo kunyumva akwepa itegeko uri kunyumva ibyo tubyemeranye akwepa itegeko Gasuku biriya bintu akora Gasuku we araza akavuga ati okay nguyu mukankiko nari gutukana unyumva neza cyane nguyu mukankiko murebe ukuntu ari gutuka umukuru w'igihugu murebe ukuntu ari gutuka ababyeyi bacu none mucecekere urimo kunyumva akagira gute akisha avuga ati jewe ndi gusubiza ibigarasha byirwa bidutuka unyumve niyo mpamvu ubona afata nani uramutipe bita Nobrena akavuga ati mabere ya nyoko wowe uri n'ikigarasha bapfuye iki bapfuye tweet bapfuye ibindi bintu bisanzwe agaterura ati wakigarasha we pa unyumve neza cyane akaza kwa Godfather yaje kunkoma wowe uri n'ikigarasha akankubitira muri ya image akamanza kumpuza na babandi bakoresha amagambo akakaye no kurusha ya Gasuku ninde mbwira umuntu muri showbiz Gasuku ataresura mwita ikigarasha Keminike yarakubisa kubita hasi so uri kumva Gasuku we adiringa no kudagongana n'itegeko urimo kunyumva itegeko kari kwepa akakubaga amaze kwiprotectinga ntanaza gura n'itegeko rero ntugere kumuhuza nabariya we itegeko ari kwepa ntabwo itegeko rimukavaringa sinzi uko byumva ku buryo se Gasuku akwepa kunyita ikigarasha ryo atari icyaha uravuze kunyita ikigarasha ntari cyo ngo ntabwo abakoze icyaha utari cyo no ntabwo uretse gato aho ngaho rero ngo turi buze kugenda ntabwo Gasuku ntabwo ntekereza ko Jessica Kwiza ashobora kuza aha ngaha ngo agufate gutya nawe guterura ikigarasha ashaka amagambo wakoresheje urimo kunyumva uzareba abantu abyita aravuga ati ni gute ukoresha aya magambo atandukaniye hehe n'aya runaka urimo kunyumva ko wakoresheje amagambo nayo agashaka ukuntu agusunikira hari ibigambo byawe bikakugonga so noneho ku buryo kwidefanda we bimushobora ntabwo ndi kumuvugira ku buryo bwo kwidefanda kwe urukumva bihita bigaragara akavuga ati nyamara rero so komeza n'uvuge ndi kuyarira ijambo so yewe nirengagije byose uvuze ndibaza ko jihadi ikintu kinini gishobora kuba cyatuma batamushiriramo imiyaga koze nk'uko ngewe mbabwira ukuri hano ku mihanda dukoreraho ibyaha byinshi abayobozi bacu bakadushyiramo imiyaga bakavuga ati ibyo byihorere biba birimo birakura amafaranga kubera baba babizi barimo baravuga ati hano habuze ahantu dukura ubuzi ni bukeya baraza kuvuga ibyo ngibyo bahore muri ibyo at the same time babona amafaranga kuri YouTube babona icyo bagaburira ingo zabo at the same time bakavuga ati nibura nibaguma muri ayo matiku n'iki ntabwo bagiye muri politike urabizi ko ufashe urubyiruko ukarwima kuvuga gutyo the thing ukurikiraho ujya kubona bose bimenye muri politike abagandi bazurutse mu gitondo bose n'abana n'abatoya bose bajya muri politike so rero nk'abantu bazi ubwenge batuyobora bashobora kuvuga ati murabizi reka ibyo tube tubiretse hari ikintu birimo biramuvinga and then bagahita bavuga ati nk'icyo tukireke kigende ariko jihadi yicara kuri kamera ukabona ko iyo arimo aravuga ubuyobozi amera nk'aho atabwubashye icyo kintu nkaba nkibona ndabwira n'abandi bantu bakoresha imbuga my friend ntawe uburana n'umuhamba
iyo ugeze ko barakwihorera they are like it's okay nta kibazo ukavuga bakakwihorera n'ubundi muri n'ikindi gihe ukaza bakakwihorera ukavuga ukamara nk'imyaka 2 uko urimo uravuga ahubwo tuzamufata ahantu hamwe tuzagufatira ahantu hamwe bakakubika barangiza bagahita bavuga ati niwe wasakaje video ya Yampano ngo niwe wasakaje video ya Yampano ngwino tugende njyewe ndibaza ko Godfather ikangubwiza ukuri Jihadi bashatse bari kumwihorera kubera wa mugane Jihadi nawe video ntiyari muri nuza ye muri phone ye icyambere icyakabiri ntabwo ushobora kuba ari nk'umuntu wa kabiri ngo washarinze video cyangwa wa gatatu cyo kuba yari n'umuntu w'igihumbi ariko cya kuri status ariko kubera barimo baravuga ati iki gitipe n'ubundi kiba kikazakaza cyatweretse ko naki reka tugitwaye tugitandukanye ntabwo ari byo Dumba ntabwo ndi kwemeranya nawe impamvu nari kwemeranya nawe ngende kukubwira ko urimo kunyumva ntabwo iki cyaha ndagusobanurira iki cyaha cyaya mashusho urimo kunyumva iki cyaha hari ibyaha urimo kunyumva hari ibyaha ribu yibwiriza gukurikira muri ibi byaha ni ukuvuga ngo ntabwo aya masaha Dumba aya masaha kugira ngo ribu ize kugufata gukurikirana kuri iki cyaha nuko waba watangiwe ikirego ari ikintu abantu batari gusobanukirwa hari ibyaha mu Rwanda ribu ikurikirana cyangwa ubutabera bugakurikirana nta wareze ntabwo kino cyaha ntekereza ko baze kumbwira ntabisobanukiwe ntabwo biri mu byaha ribu ikurikirana nta watanze ikirego ibi byaha byihara bikanisebanya ni ibyaha unyumve neza cyane ribu ikurikirana iyo hari uwareze niyo mpamvu ndi kukubwira ngo hariho n'abahari video basakaje iyi video bashobora kugaragara bakanakekwa ariko kuko nta wabareze nta kirego cyabatangiwe bakidegembya ukora iperereza uraza gusanga mu bantu barezwe harimo n'umuhanzi wundi uzafatwa by the way bivuga ko ari wowe wishakaje kaje kuvuga amazina ye bari kubivuga urimo kumva hari uwo bita Opionika yaraje aravuga ariko we do get that ngo yaravuye ngo ku rukiko ngo bagaragaza ngo abantu ngo Yampano yareze ariko amakuru avuga ko nje ndi kubikubwira mbihagazeho umuntu wa mbere mu batanze mu Yampano yagiye kurega Jihadi ngo ari umuntu wa kabiri muri bo so uyu munsi rero niho nsobanukiwe thank you big man uyu munsi nibwo nsobanukiwe ko unyumve nibwo nsobanukiwe ko impamvu yagiye kumurega utubwiye ko bivugwa kavongereho mu masaa 5 y'iryo joro ariko Yampano yagize ate ariko Jihadi ya postinze iki iyo video rero ayo makuru baguhaye aya makuru ko yaba yarapostinze niba ariyo uri kumva ko nani Yampano niyo mpamvu yagiye kumurega sinza turi kubyumvikana ubwo ari mu bayisakaje sinzi nawe uri kugetinga point aya masaha rero umuntu uri Kigali wasakaje par exemple dufata urugero iyo K John Juga akaza akavuga ngo K John namubonye iyo video muri telefone ye kwa Clapton ariko umuntu bita Yampano akaba atatanze ikirego cyo gufata K John akaba abakiri kwidegembya ko ntabwo atangiye ikirego sinzi kubyumva muri iyi kese umuntu umwe wafashwe atatangiwe ikirego giye kuguhereza urugero kugira ngo bikwereke ubusobanukirwe bino bintu neza Dumba umuntu bita Devota ni Devota ni ninde uyu nguyu ufite WhatsApp ugurisha amafoto y'ubwambure ntabwo mbabazi ubwambure munyarikira amazina ye ni Odette bamwita Odette Odette amaze imyaka n'imyaka Odette asaka ayagurisha video no ku izina ryanditseho 5k viewers video z'abanyarwanda zigurisha 5,000 viewers imwe unyumve neza cyane kare atuye he ari i Kigali oya nose nangwaraza amafaranga kuri mobile money twaratabaje ari mu Rwagasabo ntega amatwi wumve twaratabaje mvuga ko hari umuntu urimo gusakaza amavideo kandi kuva muri covid abanyarwanda bose baramuzi ahungeta abantu wumve
Odette twaravuze nta wigeze ujya kumushanga amufate. Abantu barimo barama amagift nimwe banje ndabakunda cyane mukomeze muyame n'uri nijye uyakwiye. Abanarajya iwawe uyu munsi ryaremye abagome. Ubu ngubu sindagiye no kubihumbi ndumva koko. Ariko washyize mu kantu gato y'amani kampani muri abantu ariko ngo bankandeho. Mbagukande hose. Mukomeze mubikore n'ubundi gift nijye uzikwiye. Munyumve neza cyane ndashaka kugira ngo uve point y'ibi bintu. Ndakubwiza ukuri. Naratabaje kuri iki kintu cy'uyu muntu ariko ntabwo uri big yarabyumvaga gaceceka kuko ntagiye gutanga ikirego. Uyu Odette wari umaze imyaka kuva muri covid yarazengereje abantu. Ejo bundi yafashe izi video za yampana arazicuruza koko. Reka unyumve neza cyane. Imyaka yose bamaganye uyu muntu wibaze ko yampano ajya ejo bundi aravuga ati reka njye kurega uyu muntu nubwo ntamuzi. Yampano yasubiye ejo bundi bari abantu za barafashwe ajya kurega Odette. Ndipo yarayimubonye. Baramutwaye se we. Baramutwaye bamufasha arafunganye na ba John. Ariko Ribu yamufashe kuko yagize ate Yampano yatwaye ikirego. Yatanze ikirego ariko baracyakubwira ko uyu munsi n'uyu munsi aracyaposti ubona ko ari kubyandika. Sibiri kubyumva. Ribu ikintu yakoze ni ikirero. Ribu uriya muntu ukoresha iri account ashobora kuba ari no muri Amerika cyangwa ari no n'ahandi. Ariko hari umuntu bakorana wakiraga amafaranga kuri mobile money akoresheje nimero ye. Sibiri kubyumva. Iyo nimero ya WhatsApp iri mu Rwanda kandi ifite umuntu baruyeho. Iyo tuvuze ngo Odette yafashwe hafashwe umuntu baruyeho iriya nimero n'umuntu wakiraga amafaranga akoresheje izo video. Turi kujyana? N'uyu musore rero wafashwe uze kuya kuri liste yabamaze gufatwa urayibonamo. So icyo ushaka kuvuga rero mu magambo make ngufashije urashaka kuvuga ko Jihad bamufashe kubera ikirago yampano yashizeyo. Nabyo simbihakanye ubundi jewe Dumba nuko nkora ntacyo the point niko bimeze. Sinjya makana ariko uretse ko sintajya nemera nusanga uretse Dumba nimusanga yampana ataratangiye Jihad ikirego. Ndaba ntazi gucukumbura amakuru nukuyera kimutanga. Ushobora guhamagara yampano kuri indi telefone aho ngaho. Ntabwo yampano njya mvugana nawe kandi narakoze rayivuza hamagana biriya bintu ariko bakavuga ati mwakabaye mu biceceka bikibagirana ngo difadura ukumpe mu kirareka gukora live. Kandi twamukorera ubuvugizi ntabwo urumva we nk'umuntu wari wahungabanye ntabwo yabashije gusobanukirwa kwamagana no kwamamaza. Hari uwundi muntu ashobora kuba bizi neza ko yampano niba yaratanze ikirego niba ataragitanze cya Jihad. Amagara Pionika ntabwo mbazi mana abo bantu nibo ubazi. Reka nzane none that's why rero kugira amakuru bikugora ugomba kuba ufite abantu kuri ground. God njyewe ntabwo ushobora kubaho muri ubu buryo nkawe inshaka amakuru ibyo bintu byarananiye. Byarakunani Dumba ugomba gushaka amakuru. His Excellency yaravuze ngo aho kugira ngo umwima amakuru wamushaka aboko kamwe. Amakuru ni buri kimwe kandi amakuru yakura mu baturage. Urukunyuma amakuru yavana muri aba bantu bari kuri ground. Ubaze njye ubukwe bwa Aga nasohoraga amafoto y'ubukwe bwa Aga kandi abantu batamenya kubukwe buri ko. Ariko Aga icyo agomba gukora agende yigishe makeup. Miki ntabwo azi gukora makeup ntabwo bazi kumukora. Miki bamushyizeho makeup iriya kabona yifuriza gukomera no kubana kandi nzabatwerera. Impamvu ni iyi turi kumwe n'abantu banze negativity urimo kunyuma do abakora kuri point yo gufunga kwa Jihad. Bari abajene n'abantu banze negativity urukumva bacibwa intego abantu bazana ibintu by'ibigambo abajene barakomeza dora aho bageze. Turi kumwe those people
agatewe imijugujugu nikatera imijugujugu na negativity ariko abinyuramo neza bafata ibyo bintu byose babihagararaho barakomeza bari abana Imana izabakomereza urugo. Njyewe nta kibazo ariko mikamenye ukuntu bisiga makeup. Je ne do ngibyo reka kwivanga ku buranga bw'abandi wese ko atari uwamukunze wenda nibyo yakunze mureke. Ntabwo ari mwiza cyane agomba mwiza. Ni mwiza ni mwiza. Okay, makeup turayihoreye basi nibazajya bashyiraho agafilita nibura. Ahubwo Miki yakoresheje ijambo rizamugaruka aramutse yabayeho guhungabana. Miki yabwiye abantu te uyu mugabo yemeye kwizirikaho igisasu ubwo umunsi cyamuturikanye nta kundi azihangane. Buriya cyamiki nabonye kitoroshe buriya Nyamiki sinamurongora ibi ngibi bya hano tugende hariya gutya kandi naho nka making sure ko ewan maje kumushyira nk'ahantu ntawe ntagiye kiza ngo aramubwiye ngo nyura hano tujye inyuma y'inzu ntabwo dutinda. Aho yagenda atukana ngende twongeye nzi kubaha igitsina gore ntabwo namurongorera inyuma muri toilette. Namwe ngo cishwa haravuga ati gakubitwe niko wakitwe wimenye. Mashura na mubomora nyine ariko nanone naje narwaye mvuye mfite nk'igifuri cya danje naraye nazinyweye urumva nkamusangayo namubomora ariko ukuntu ari igishinzi ntabwo nagishyira mu rugo. So naho ibindi iby'uru rubanza ngewe ikintu nirinze muri iyi saga ibintu bya mpano byarambabaje Dumba sinkubeshye. No kuri live ya byakubajemo cyane ko yamano niki cyakubajemo cyane ko video idasebanya. Ntabwo video isebanya ariko ikintu cyamabaje cyambere harimo ishyari uriya mwana babanije contrat zirenze 3 urukunyumva bamutegereje uriya mwana nubwo abantu batabimenye uriya mwana umuryango wa RPF I think youth bari bamutumiye agomba gukora tuwa mu Bufaransa n'ahandi urimo kunyumva Dumba. Bro yari contract nzima umwana yarabonye nibwo mbere yampana yaragiye kujya ku mugani w'Uburayi urimo kunyumva. Abantu barabimenya bro bamukora ibintu byarababaje mane jewe niboneye chat bro bari kumuhagarika bamubwira ati yampano nyuma y'ibyo tumaze kubona twakubwira ko urugendo ruhagaze genda umanze witekereze ibyo yakoze ntabwo bivuze n'agaciro z'umunyarwanda urimo kunyumva. Abantu bategereza biriya bintu mane harimo ubunyamaswa n'ubugome mane ntabwo ibintu aribyo Dumba ku muntu wese ufite umutima nama ugenda akarya amasaki karota ubwenge bugasubira inyuma akava mu busazi yiriwemo ugize umutima nama gukomanga kira kintu bakoze n'ubunyamaswa n'ubugome urimo kunyumva. So abo narutwitse number 1 rero ngewe Dumba ukuntu ntekereza ngize Imana video zanjye zigasohoka kuriya mu buryo byasohotse ubona ari kuba ndi kwa Kanye West turimo turakora ahantu hose mu gihugu ari njye barimo baravuga yamano turimo turamuvuga icyumweru cya gatatu ubu ngubu bakabona ngo kamaze kuza iminkanyari ibaze bahita bagutwara mu gufora ubu yamano turimo turamuvuga w'icyumweru cya gatatu nakabaye mfite video nziza yasohotse ngiyo nuza umusamarayi bifite video itwika nakabaye ndimo ndagenda ewana kuri interview hahiye umugore wanjye page yakabaye ifite ibihumbi 100 right now turimo turayicururizaho nakabaye ngeze biza ndayishaka y'icyo kuba amamiliyoni imwe narinda ngahita ngenda ngurira indege nkagaruka nkicara uzagatwiko k'imbori sakuri yuko uza abagore yewe njyewe nkajya aho ngaho ngatangira ngo kwiga kandi ngo babafunge nabo bafunze njyewe Dumba nabo bafunze mu bafungure ahiye ntabwo nemeranya nawe ngo dufata wari umunacyaro reka mu munyacyaro umwana wa Kampala buriya haba hahiye Dumba komeza umunyamujyi ariko biriya bintu icyo nashobora gukora ni ukuyifatira ngo nyishirire hanze ariko yarangije kugerayo ngo be pa bakamara ibyumweru bitatu barimo baramvugaho nta kibazo baramvugaho abantu bero barasharinga video ya nyine ngiye kabahahiye buri abo bafunga pazo namubwira ati ahubwo wowe fata ku mafaranga nawe nguheho nawe urariye ariko mukagenda kicara ukagumurira byarangiye imboro yagiye hanze
Nozura bigeza gute? Nese nibafunga Pazo y'Amana arungukira he? Nibafunga Jihad y'Amana arungukira he? none se ko bamukoreye buriya bugome bungukiye niba aribo babikoze aho wagiye. Njye nibaza ko niyo video yasohotse haze nk'ubugome. Yego kuki bategereje agiye kujya mu gitaramo bakabona kubikora? Uzi ko hari ayandi makuru bavuga ko iyo video yari yarasohotse mbere ari abantu bari barayibonye ahubwo iri mu maboko y'abantu bake.